Yes, reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye turabasuje cyane. Twongeye kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, tukaba turi kuri tariki 17 z'ukwezi rero kwa gatandatu, tukaba turi mu mwaka wa 2025. Turaha ikaze rero aho mutwumva muherereye udukurikiye uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, mwese aho muherereye reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, nako kandi tubasaba mwese mugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere guhita mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo inkuru zacu namwe rwose zicyagera muzajye mu mbere mu kubona inkuru ikihagera. Kuri mwe mwabikoze nta kindi musabwa kitari guhita mukanda kuri like ndetse mukanasharinga cyangwa se mugasangiza abandi inkuru, kugira ngo n'abandi bakomeze kugenda baza mu by'ukuri bamenye cyangwa se bajye ku soko nzima y'amakuru agezweho. Ntabwo turibuze kwizimba muri byinshi, iki tuzinduye ni update, tubazane n'ubundi amakuru agezweho, n'amakuru n'ubundi yacu abagomba kugenda nk'ibisanzwe yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera, aho ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, aho bikaba biri guterwa n'imirwano ikomeye cyane iri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero M23 bakaba bakomeje kugenda basatira mu by'ukuri imijyi igiye itandukanye, nkaho rero ku munsi w'ejo muri Warikare imirwano yabaye ndetse iba imirwano ikomeye cyane. Hanyuma ndetse wagera na hano muri Uvira naho ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Nta gutinza reka duhere n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma, dukomereze mu mujyi cyangwa se hano muri teritwari ya Warikare, dukomereze no muri Sud Kivu. Inkuru iri kuvugwa hano mu mujyi wa Goma ni inkuru igaragaza ko mu by'ukuri ku munsi w'ejo hakozwe ubwicanyi. N'ubwicanyi bwakozwe ku isaha 11 z'umugoroba, ku mugoroba w'ejo ku isaha 11, aho rero amabandi yaje kwica umuturage cyangwa se umuvunjayi wacuruzaga n'amayinite cyangwa se wakoraga na mobile money. Uyu rero muvunjayi urumva ko mu by'ukuri icyatumye bamwicana amafaranga bari bashaka kwiba, bityo ravuga ati reka ayo tuboneye hafi ariyo duhita dutwara. Mu by'ukuri abavunjayi bakunda kuba banafite mobile money ku buryo hari n'igihe akakubikurira amafaranga agahita yaguha mu yavunjishije, bityo bigatuma babonaho akanyungu. Hanyuma abavunjayi mudukurikiye cyane cyane nabonye ababa hano kuri Grande Barriere baba bafite umutekano kuko begereye umupaka, ariko ababamo indani hari nawe njya mbona iyo muri za parking ya za Masisi ndetse no mu bindi biciyo hirya. Ubwo rwose muragiye muri menge mumenye ko mu by'ukuri uyu nguyu ari uwa kabiri warashwe w'umuvunjayi ndetse ukora na mobile money. Aya mabandi nubwo biragaragara ko amafaranga aba yabonera hafi, niyo mpamvu rwose avatirika dukubita yanga duhite tujyana bitadusabye kujya mu nzu ngo dusakambure. Ubwo rero murasabwa kuzajya mukorera hafi n'umuntu n'abasirikare cyangwa se n'abapolisi, kugira ngo ibandi niriza wenda rikagerageza kukurasa naryo baze guhita nyine baryivugana, nubwo wenda kuryivugana bitakuraho ubuzima bwawe, cyangwa se mu by'ukuri urebe uburyo keneye wajya ku mipaka. Niho hantu nabonye haba harinzwe cyane, ibandi ritapfa kwigira no kuhegera rifite imbunda cyaba ari kisakirirego. Ibirongo byabereye muri quartier ya Katindo ahazwi nka Entre President, niho rero ibi byabereye. Hano imbere yanjye nkaba mfite ifoto y'umuturage cyangwa se y'umucuruzi w'amayinite warashwe aza kuhasiga ubuzima. Imana rero imwakire mu bayo, niko twavuga mu by'ukuri navuga ngo rip kuri uyu muturage cyangwa se kuri uyu mucuruzi warimo aragenda yihigira amafaranga cyangwa se ubuzima, aza kuvutswa ubuzima n'abari abagabo cyangwa se na ziriya nyeshyamba, ziriya mayibobo, bariya basambo, ziriya ngegera. Hanyuma icyo bisobanuye ni iki? M23 barasabwa gukomeza kongera umutekano, nubwo bigoye kumenya mu by'ukuri umujyi ni munini kumenya
ngo nihe bari buhagarare cyangwa se bari bubigenze bate, ariko barasabwa kongera umutekano kuko ibi ni ibintu bituma mu by'ukuri bari bakeneye kuba bajya gukorera bizinesi hano mu mujyi wa Goma babikansuringa bakavuga ati niba aya mabandi bimeze gutya biragaragara nanjye ko bashobora kuba bamvutsa ubuzima, bityo rero barasabwa n'ubundi rwose kugerageza kureba ukuntu iki kintu ari buze kucyitaho. Couvre-feu dore ko zirakomeje zo ziri kuba nk'uyu nk'ejo zarabaye, uyu munsi nabwo ziri buze kuba hano, reka nte kuhavuga batanyumvaga birukanka abayifudere bakava muri ibyo bice, ariko ziraba hafi cyane, hafi rwose hano hari buze kuba ikintu bita couvre-feu, ndetse zishobora kuza kuba ari na couvre-feu zikomeye cyane. Hanyuma bakakubwira ko ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane hano muri Walikale. Already twamaze kwambuka Masisi, Goma ndetse na Rucuro. Ejo mu misozi iri hagati ya Walikale ndetse na Masisi, ni imisozi bita ngo ni Ronga ndetse n'uwitwa ngo ni Rwankeri. Iyi misozi rero ngo yabereyemo urugamba rukomeye cyane. Iyi mirwano rero yabereye ahanga ikaba yanasize M23 yigaruriye iyi misozi. Bivuze iki? Birasobanura ko M23 niba bamaze gufata imisozi yari iri hagati ya Masisi ndetse na Walikale. Igisobanuro nuko M23 bagiye gukomereza muri teritwari ya Walikale n'ubundi bice byinshi bakagenda babyigarurira. Iyo ni ku yindi side ya ruguru kuko murabizi hano muri side y'epfo yo imirwano mu by'ukuri murabizi ko binjira hano za Masisi zone barakomeza ahantu bita za Nyabyondo. Uburo nkuko amakuru abivuga akaba ararenze na Mushebere, ni Musheberi ni Rusheberi, bararenze na za Rusheberi. Rero ubwo urumva ko harimo kugenda ngo basatira cyane santre Walikale, nuko Walikale mu by'ukuri yamaze kongerwamo imbaraga, kandi ahantu hari imbaraga basabwa kugira ngo bakore cyangwa se bagerageze kureba uburyo kibari buze nabyita kunetraliza izo mbaraga, hanyuma barebe mu by'ukuri ko hari icyo bakora kigomba gutuma babasha mu by'ukuri kuba badivansinga bakabafata ibice cyangwa se kwigarurira iyi Walikale. Barimo kugenda bavuga ati tugomba kwigarurira ku bubi n'ubwiza. Nk'uko rero uko ibintu bimeze hano, hanyuma bakakubwira ko muri Sud Kivu naho mu by'ukuri inyeshyamba zikomeje kugenda zibabaza abaturage. Wa musore ariko warashwe igoma yitwa ngo ni Ruki, yitwa Mwiteruki cyangwa se Raki, niwe warashwe, wenda n'amazina ye ubwo bo muri groupe mwe ndaza kugenda mbaha ifoto kugira ngo muze kugenda muyibona. Rekeza ko no kwishyira kuri thumbnail ntacyo bitwaye, ubishinzwe rero ubwo ari buze kubikora muze kuyibona hariya kuri audio. Ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane, twihuse cyane. Reka duhite twinjira sasa mu makuru akomeye cyane. Reka twinjire mu makuru y'imiriro. Ubwo birumvikana twese twerekeza muri Uvira rero indiri cyangwa se agace bigaragara ko kagiye kuberamo urugamba rukomeye cyane, dore ko ku munsi w'ejo ibimenyetso byagaragaye, ariko ibindi bimenyetso akaba ari iminsi yarishize n'ubundi hari kumvikanamo udutero. Ubwo rero biragaragara ko no muri iki gitondo ndetse ibintu bibyutse meze nabi. Waramutse neza Vincent? Igitondo cyiza kuri wowe rwose. Turi ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 17 ni umunsi rero cyangwa se ni igitondo n'ubundi turamukiye makuru agezweho. Vincent, ndagira ngo muri iki gitondo n'ubundi twigarukire ku makuru aremereye cyane cyangwa se ku nkuru zikomeye cyane, nava ngo zidasanzwe. Igisirikare cya South Africa bamaze gushika, bamwe rwose abambere bamaze gushika hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo kwa Siramafuzi. Ariko amakuru ahari nuko ngo hari umusirikare mukuru wari uyoboye izi ngabo wongeye gutangaza ko ngo igihe cyose Gisekedi cyangwa se Neva ngo yabakenera ngo biteguye kugaruka hano kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Mafua yego itabisubizaho ukahita avuga ati tuje neza, ati turashyitse. Kandi isaha ku isaha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyadukenera ngo dusubireho, twiteguye gusubirayo twemye.
ati rwose igihe cyose baduhamagara imiryango irafunguye, ati yaba none bahise batubwira ngo dusubire twasubirayo, yaba ejo twagenda, ati rwose turiteguye Kongo ibyumve ndetse na M23 ibyumve n'abandi bafatanya na M23 nk'uko yabivuze. Ati n'inshuti za FARDC ibyumve yuko twiteguye kwisa kuba twagaruka igihe cyose twakenerwa. Ibi bihuriye Vincent na ya nama yabaye ku munsi w'ejo ikagaragaramo ndetse yewe na bamwe mu bagize iki gisirikare cya South Africa, dore ko bigaragara ko bari gutereta ngo ibikoresho bya South Africa bibe byagaruka. Birahuye cyane kubera ko ibinyamakuru bitandukanye mu kwezi gushize ndetse guhera mu kwezi kwa kane yego rwose yatangaje yuko izi ngabo zigiye kuza muri Tanzania, yego noneho zigasanga izindi zirimo kugira ngo zizaza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko zinyuze mu gihugu cy'u Burundi, yego bakava ngo bazinjirira Uvira, noneho bahite bagaba ibitero bafatanyije na FARDC, ingabo z'Abarundi, Wazalendo na FDLR baturutse muri Uvira. Ibi rero birahuye cyane kubera yuko ayo makuru yaravuzwe abantu ntibayaha agaciro, ariko turabivuga iki gihe hano ku murongo wacu. Iki rero kuba gisubiwemo n'umusirikare wa Afurika y'Epfo wabashije kumanika ibendera ry'umweru akavuga yuko barimo batabaza kugira ngo batabarwe mu 23 bahita bitabarasa, none akavuga yuko biteguye gusubirayo. Yego ibi ni ibiza byemeza ayo makuru ndetse binemeza andi makuru. Ejo twavuze yuko attaché militaire wa Afurika y'Epfo muri ambasade ya Afurika y'Epfo Kinshasa yitabiriye inama i Bujumbura, kandi nanone biremeza amakuru yagaragaye mu bihe byinshi ko hari indege iva muri Afurika y'Epfo ikajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaza ikajya mu Burundi. Mu by'ukuri bagiye kuganira ku byerekeranye n'ubufatanye bw'ingabo z'Abarundi, ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo mu kurwanya M23. Ibi biraza kwemeza ayo makuru yose yuko ingabo za FAMIDR zaje mu tungo ga FAMIDR zivuye muri SADC zitavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera yuko zibishaka, ahubwo ziyavuye kubera ko zabonaga kurwana bitagishobokera. None bakaba bagiye kwimura ibirindiro, bakavuga ati tuvuye mu mujyi wa Goma ariko tugiye kureba aho twanyura tunyuze ku mukunzi wa Kisekedi ari we Neva. Yego kuko aribo babona banyura neza, barareba bakabona banyura kariya za Bujumbura bahita bamanukira za Uvira, bamanukira za Gatogota batera M23, bamanukira za Ruvungi. Bakaba ari bwo buryo bwiza babante bakapura bizi yuko abadepite bo muri Afurika y'Epfo bashinje ingabo yuko uwazohereje atigeze ateganya uburyo babona bakapu mu gihe bakubitwa n'uwo bagiye kubisha umwanzi. Yego niyo mpamvu rero ubona bagiye guhitamo kugaruka bakavuga bati katunyure muri Uvira igihe M23 yatwataka. Twaba dufite duhungira kuko twaba dufite ikibuga cya Bujumbura, twaba dufite ikibuga cy'indege cya Gitega, twaba dufite ikibuga cy'indege cya Karuzi ndetse n'ibindi bice twaboneramo uburyo twahita tubona abandi basirikare badufasha. Yego ukabona rero ari uburyo bwo gutegura intambara navuga y'akarere. Iyi ntambara batarangije urabizi yuko baza hano mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko bagiye gukubita M23 bakayirukanka bagahita barasa mu Rwanda. Nk'uko umwe mu basirikare ba Tanzania yabitangazaga abandi babonye basakaga. Byo ngibyo rero urumva ko uwo mugambi ntabwo wabavuyemo niba ibibazo bahuye nabyo bitarabahaye isomo ariko bakavuga ati saa ku isaha n'ubundi duhamagaza tuzajyayo. Icyo yavuze uko ni ukwerekana yuko n'ubundi bahamagawe ariko bakaba bagiye guhindura inzira. Yego muri make biteguye gusubira ariko bagasubira mu bundi buryo. Bagasubira mu bundi buryo ariko bahindura inzira. Barahindura inzira. Hanyuma vise reka twigarukire inama yo gutegura mu by'ukuri kugaruza ibice byose ngo M23 yabambuye ndetse no gutegura urugamba rukomeye cyane hano muri Uvira ku munsi w'ejo. Iyi nama yabereye Bujumbura cyangwa se muri mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko rero amakuru agenda tugeraho ngo iyi nama ndetse ngo ikaba yitabiriwe n'abasirikare bakuru bakomeye cyane, aho rero ngo uwitwa Masunzu nawe yarayirimo ndetse ugasanga bitwa Prime Niyongabo bose iyi nama bari batiyetendinze hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo muri aka kanya twifate rwose twitereke tugeze ku badukurikiye imyanzuro avuye muri iyi nama Vincent, kuko hari
ibyo twabashe kuba tumenya mu byagiye bivugwaho cyangwa se mu byagiye biganirwaho muri iyi myanzuro muri iyi nama. Umwanzuro wa mbere wavuyemo rero bemeje yuko ngo bagiye kongera imbaraga mu butasi bakongeramo b'igitsina gore kugira ngo babafashe gukora ubutasi mu buryo bwimbitse nk'uko urupapuro nanjye naboneye kopi iyo myanzuro yanditseho ariyo ngingo ya mbere. Vise abakobwa barakora cyane ku buryo aribo bashize imbere, umukobwa arakora cyane buriya barakora cyane kubera yuko unarebye ibihe bitandukanye byo bagiye bageraho babigezweho n'abakobwa. Urabona ko mu kwezi gushize baherutse kwica visi guverineri ushinzwe imari wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, kandi nta wundi wamwishe, ni umukobwa. Urabizi ko ku murongo wacu twabivuze ndetse no mu bindi binyamakuru byagiye bivugwa. Nubwo yaje gufatwa ariko intego yari yamujyanye yayigezeho. Urabizi yuko aherutse gufatwa n'uwundi bari batumye gushaka nimero ya General Matama. Yego, kandi yari yabashe kugera ku muntu ujyana ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa mu kigo Matama bamo. Urabizi yuko ari umurundi kazi nawe wari wafatwe, wari wabashije kwinjira muri eneo za Twirwana, atangiye kubona amakuru kandi yagiye yabaha. Byagiye bigaragara yuko rero abagore cyangwa b'igitsina gore aribo bagiye babafasha iperereza mu buryo bukomeye, ku buryo ubona ariyo mpamvu babashyize imbere. None se Vise buriya ubutasi bw'abagore buraza gukorera he? Burakora mu bice byose cyangwa ni hano mu nkengero za Uvira? Uko ubibona mu mbone zawe barabohereza no muri za Bukavu ndetse na za Goma, cyangwa abakobwa baraza gukora hara muri Uvira honyine? Usibye n'imboni zanjye nabo babivuze, bavuze yuko bagiye kubadeployinga mu bice byose M23 yafashe n'igitari yafata. Ariko cyane cyane bagakoresha abo mu banyamurenge kubera yuko bavuga ngo M23 igizwe n'abanyamurenge. Bavuga yuko bagiye kujya mu Rwanda bagashakishamo abanyamurenge yavuze muri Burundi ndetse n'izindi muri Tanzania. Yego, cyane cyane bakibanda kuri babandi bakora ubudandazi, bakarebera mu bari mu bice M23 yafashe bakora ubudandaji, cyane cyane abafite amarimantasiyo, abafite amakabari ndetse n'abacuruzi b'inkweto n'imyenda. Bavuga yuko rero bagiye gukoresha cyane cyane kugira ngo abari babasha gukoresha illustration noneho bajye babaha amakuru bakeneye, ndetse ku buryo babasha no kuba bahitana bamwe mu bayobozi ba AFM 23 nk'uko babitangaje. Wambabara nkabanza nka breakinga gato cyane. Wa breakinga ntacyo bitwaye. Ku munsi w'ejo hari inkuru y'igihwayiro ivuga ngo witwa ngo Nsabimana Samuel ngo yishwe, afanditse Imana Samuel. Abantu bari bamwe bati fighter rwose uze kutubariza kubigendanye n'urupfu rw'uyu mugabo ruri kugambwa n'itangazamakuru. Ntabwo nge ndibuze kubeshera wenda ngo na FARDC babitangaje cyangwa se Wazarendo, ni byagiye bitangazwa n'ubundi n'ibinyamakuru byahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na bimwe bigenda bikotinga inkuru zabyo. Amakuru mfite rero Vincent breaking angezeho nonaha nuko mu by'ukuri uyu mugabo ntabwo yigeze araswa, nta nicyo yigeze aba, nta n'igitero yigeze agabwaho, ndetse ku munsi w'ejo akaba yaririwe ahantu bitazakiwanja ariho yibereye. Impaka ziracitse, twakwikomereza Vincent, nagira ngo breaking karakanyuzemo. Nibyo nakubwira ko bavuga ko bagiye kwifashisha abantu cyane cyane b'impunzi bakora ubudandaji, ndetse n'abari mu bice M23 igenzura, abafite amakabari, abafite amarimantasiyo, abacuruza imyenda ndetse n'inkweto n'amavuta, kugira ngo abaribo babafasha kugenzura umutekano wa M23 no kumenya uko bahagaze, byaba na ngombwa bagahitana bamwe mu bayobozi ba AFM 23. Yego, numva twajya ku cyemezo cya kabiri bafashe. Yes, tujye ku cyemezo cya kabiri, kuko hano ndashaka kugira ngo twinjire mu miriro igendanye n'urugamba hariya muri Uvira uko bukeye. Urumva ko rwose turimo kugenda dukubita twihuta. Twakomeje icyemezo cya kabiri bafashe, bavuze ko ngo bagomba guhemba neza ingabo. Urabizi yuko ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi ndetse na Wazarendo bagiye bimuga n'ingabo z'abarundi, zikavuga ziti amafaranga $5,000 dukorera ntabwo tuyabona neza yajyana yose. FARDC itavuga iti umushahara batwongereye ntitubona. Wazarendo ikavuga ngo amafaranga batwohereza ntabwo atugeraho.
bongeye kubigarukaho rero bavuga yuko ngo bagomba guhemba neza ingabo zabo. Icyemezo cya gatatu cyafashwe bavuze ko bagomba kuvugurura imikoranire na Wazalendo. Banayitumiye bavuze ko byari bimaze iminsi ingabo z'Abazalendo bameranye nabi. Yego. Bavuze yuko rero ngo bagiye kuvugurura imikoranire ariko babanza gushimira Wazalendo. Yego. Aha rero babivuze bavuga ko bagiye kubivugurura no bagakorana neza. Ejo bundi nabonye akavideo k'abanyamurenge bari bicaye hasi abagore bababwira bati nimwe muri kudutwanisha n'abarundi tugakomeza kurwana, ati nimwe muri kudutera imyivumbagatanyo, atari ko ibyani twabimenye tugiye kubereka. Bagarutse rero ko iki cyo bavuga bagiye kubivugurura ngo imikoranire myiza ibarange hagati ya FRDC, FNDB, FDL ndetse na Wazalendo. Icyo bakigarutse ikindi bavuze ko bagiye gushaka ingabo za FRDC ndetse na polisi n'abo muri FDL bari mu bice M23 yafashe cyane cyane ariko ngo bagashaka bari mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma abo muri FRDC ngo bakabasaba yuko bihuza na M23 ngo mu gihe noneho batekereza ko mu gihe baba bateye nyari no bice. Yego. Izi ngabo zazabafasha kugarukana M23 bagahita bayirasa bakabarashisha ibikoresho babahaye noneho abo ngabo muri FARDC abarundi ndetse n'abazero na FDLR. Yego. Mu cyumuriro M23 bagahita babona n'undi muriro ubaturutsemo hagati ubwabo biturutse kwa zino ngabo zavuye muri FARDC na polisi ya Kongo ngo zihuje na M23. Yego. Ikindi ntabwo bahise bakomeza ngo ku ngingo yerekeranye no kubona ibikoresho bivuye mu ngabo za Samigarisi ndetse no ku byerekeranye no gutegura urugamba muri Uvira babivugeho kuko bahise babona buno butumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo cyane ko n'uyu ushinzwe ibikorwa by'ingabo muri ambasade ya Afurika y'Epfo Kinshasa yari yabibabwije. Bahise bavuga yuko inama isubitswe ko bazayisubukura ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2025 ngo ingabo za Afurika y'Epfo zose zaba zimaze gutaha ko aribo bazayisubukura. Wasuzengura rero ugatanga ari ukugira ngo iby'ingabo za Afurika y'Epfo zitangaza yuko Kongo bakeneye bazagaruka ibyerekeranye n'ibikoresho ndetse n'ibindi byose bakeneye ari ukugira ngo bazahite babifata nyine noneho banunga imbaraga n'abo basirikare ba Afurika y'Epfo babone gutera M23 mu buryo bweruye batagiye bakora utuntu dutero shuma nkuko dukunda kutubona. Hanyuma vise hano hari amakuru yandi wenda tuvuye ahangaha mbere yuko wenda tugaruka n'ubundi kuko ntabwo turi busoze turagaruka mu bigendanye n'urugamba ahangaha. Hano hari amakuru iyo mikoro yabigenze bite vise? Ntabwo nyumva. Ubu none ndimo ndakumva neza numvaga nyiramande bigenda bingarukira. Nibyo navuga nti wenda mbere yuko twongera kwinjira mu mirwano cyangwa se bigendanye n'imirwano hano hari amakuru avuga kuri ya masezerano abantu benshi bari bamaze iminsi bategereje agomba guhuza RDC u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano twiteze ko muri uku kwezi ari buze kurangira ariko mu by'ukuri bije kurangira ngo amasezerano atarangiye muri uku kwezi ngo ntago azaba yakarangiye ngo azarangira mu kwezi kwa 7. Urabivugaho iki kuri rirangira rya masezerano? Aya masezerano nta cyizere nyakutiye kubera yuko ubona bagenda bayasubika baravuga ko itariki 15 z'ukwezi kwa 6 agomba gusinywa. Yego. Ariko biza kurangira Olivier Nduhungirehe asangaje ko nta masezerano ateganyije icyo gihe ko bagitegura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje yuko ngo azasinywa mu kwezi kwa 8. Yego. Bigaragaza yuko mu kwezi kwa 7 bigaragaza yuko nta n'itariki igeze ivugwa ni byanditswe n'ikinyamakuru cyo mu Budage cya Deutsche Welle. Ariko ukabona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona ko ibi bintu bya Kongo bagenda babigendamo bigura intege. Ukabona ko M23 nayo ikomeza kwabaza kavuga ati twebwe amasezerano ya RDC ndetse n'u Rwanda na Amerika ntacyo bitureho ntabwo byatuma duhagarika urugamba rwacu kuko ntaho duhuriye nayo. Ubona rero azasinywa ko M23 imaze kwigarurira ibice byinshi kandi binini ku buryo kuvuga ngo M23 izagira ikiyita kuko cyane navuga ko bitayareba bizaba bigoranye.
Amerika kuba ko bizabirangiye kuyasinya mu kwezi kwa karindwi ubona nta cyizere wabiha kuko nabyo bishobora kurangira Amerika ibivuyemo. Nyuma ariko rero ngo Amerika nubwo bari muri ibi bintu byo gusinya amasezerano cyangwa se ari mo kugenda bakora byinshi bigiye bitandukanye, vise ndimo ndabona hano inkuru ivuga ko ngo Amerika yafashe icyemezo ko cyuko ibihugu harimo igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Burundi, Sudani y'Epfo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage babo batemewe kujyayo. Kubera iki abaturage babujijwe kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo muri ibi bihugu mu by'ukuri? Babujijwe kubera yuko Amerika ivuga yuko ngo bino bihugu bidatekanye birimo abantu bakora iterabwoba. Ivuga yuko ngo gutanga ibiranga abaturage babo babitanga mu buryo bw'akavuyo, ku buryo kugenzura abantu baturutse mwa bino bihugu biba bigoranye. Ivuga yuko pasiporo zabo zitizeye kuko bazipirata cyane cyangwa bakaziha abantu bakora ibyaha bitandukanye n'abizi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko byagiye bigaragara ko abantu mu mutwe w'iterabwoba FDL bagiye bahabwa ibyangombwa bya Kongo ndetse bagahabwa na pasiporo. Ko numva iyi ngingo bagendeyeho yumvikana cyane nubwo atari byiza kuguheza. Amerika ntabwo yafata icyemezo idashingiye ku bintu bifatika. Oya pe, ariko Uganda yo nibura kwiriragerageza vise iragerageza pe. Nayo urumva Amerika niba yafashe icyemezo bifite ibintu yagiye ireberaho. Urabizi yuko Kodeko baherutse kuba bahura nayo. Urabizi yuko Muhoza aherutse guhura na Kodeko ari abantu bagirira nabo abaturage ariko ntubafate ngo bashyikirize inkiko, nacyo ni ikibazo. Harimo n'ibindi bibazo bigenda bivugwa yuko harimo abashyigikira abantu batandukanye bashobora guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye. Ibyo byose rero urumva babireberaho. Sudani urabizi yuko harimo ibibazo bikomeye, Burundi urabizi ko harimo ibibazo bikomeye. Ibyo byose rero nibyo bashingiye bavuga bati ntabwo ibihugu tubyizera ku buryo abaturage babo babasha kuza mu gihugu cyacu ku buryo babona viza. Ndabizi abantu badukurikira bati se u Rwanda ni iki rurusha ibi bihugu ku bigendanye n'uko gutangwa kw'ibyangombwa, kubera ikirwo mu by'ukuri rero utagiye muri ako gatebo? Buriya ibikorwa birivugira, nicyo kinyarwanda cyiza umuntu yabasubirisha. Urebye uburyo irangamuntu itangwa mu Rwanda baragenzura ku buryo bukomeye. Ushobora kugwirukanka ku irangamuntu ukamara umwaka utarayibona ariko kubanza kugenzura umwirondoro wawe nyirizina bamenye niba uri umunyarwanda utari mu mitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ukaba waza kuyifata wita umunyarwanda. Vincent rwose nawe urakabije irangamuntu ntawayirukankaho umwaka. Wenda n'urugero watangaga n'ubundi mu nteko ishinga amategeko narabibonye. Harimo abantu bahungutse mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugera iyi saha kubera yuko imyirondoro yabo ishidikanywaho, bahabwa ibyangombwa bindi ariko bakabanza bakagenzura. Urabizi mu karere ka Bugesera harimo abantu bahatuye bavuga ngo babyawe n'abanyarwanda n'abarundi. Kugera isa ntabwo barabona irangamuntu kubera yuko imyirondoro yabo ishidikanywaho, baracyabanza gushakisha. Hari igihe biba na ngombwa ko ujya mu rukiko kugira ngo ubashe kuyibona. Ewana pe, ibyo ni ibimenyetso rero bifatika bigaragaza yuko umuntu atabona irangamuntu mu buryo bworoshye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mu Bugande cyangwa mu Burundi. Kugira ngo nawe warabyiboneye ejo bundi mu gihe M23 ikora kuburefu ko wagiye usangana abantu b'abanyarwanda amarangamuntu, wagiye basangana ibyemezo bigaragaza ko bafite uburenganzira bwo kugenda muri Kongo, ariko byatanzwe n'ubutegetsi. Ntabwo byoroshye rero ko mu Rwanda babona ibyangombwa byabo nka pasiporo. Urabizi ko babanza gufata ibikumwe, babanza kukubaza imyirondoro ku buryo kubona ibyangombwa byabo atitoroshye. Ariko ibihugu bituranye n'u Rwanda, Kongo, Burundi, Afurika, biriya bihugu bya Sudani y'Epfo, upfa kuba ufite amafaranga kubona ibyangombwa byabo byose. Nabonye kubona n'iki cyangombwa kituma ugera muri Amerika, ubwo ndavuga za kukibona. Ewana banza hari no banza kugera no ku buvivi rwose, banza bakomfirima ko
no kwa mudugudu ko rwose uri umuturage wo muri ako gace runaka byo wenda Amerika irabigenzura cyane byo wenda aho pe baba bakoresheje baba babirebye pe aho rwose babyumvikana cyane. Hanyuma Vincent, kuba u Rwanda rwisanga hagati y'ibi bihugu n'ubundi ubona ko mu by'ukuri Amerika ihamya neza idashidikanya ko u Rwanda diplomasi yarwo uburyo rucunze umutekano n'uburyo rubanye n'abaturage barwo ibyo nibyo bituma Amerika irwizera ikavuga ati mwebwe muhawe ikaze abanyarwanda kubona viza nta kibazo. Ibyo byose bifitanye isano n'imiyoborere, bifitanye isano n'uburyo umutekano ucunzwe ndetse n'uburyo ibikoresho ibyangombwa bitangwamo byerekeranye no kugenda ndetse n'ibiranga abanyarwanda. Yego. Vise twakomeza n'andi makuru rero tukageza hano muri ibi bice n'ubundi biri kuberamo intambara mu minota rero itarenze 10 dusigaranye twakwinjira wenda cyane cyane hano muri Uvira kuko n'ubundi navuga ko nubwo twe tuyivuyemo twagombaga kuyigarukamo. Vise Uvira navuga ko bisa naho rwose ibintu bigiye gukomeza kugenda bibi cyane mu gihe nyamara abaturage baba bari bazi yuko bishobora kuko iminsi izagera igenda bizajya bigira gutya bikagenda bihinduka bikaba byiza. Uvira ntabwo bavuga yuko umutekano umeze neza kubera yuko yaba M23 ishaka yuko ibohora abaturage bari mu uyu mujyi cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza gutabaza. Yego. Wajya kwibaza rero bazarindi kavuga ati twebwe turashaka kubita M23 ivyo mu bice byose yafashe dukoresheje uyu mujyi wa Uvira kuko bawita ngo umujyi w'umucunguzi. Wajya kuri abarundi bakavuga bati uyu mujyi ugiye cyose wafatwa igihugu cy'u Burundi cyaba kigerabe ko twatugiye guturana n'uwo twita umwanzo wo muri M23. Yego. Bajya kubaza FARDC zikavuga ziti twabaye ibigwari twambuye imijyi myinshi itandukanye none muri twabamburwa byavugwa hehe. Yego. Wajya kuri FDR rikavuga iti nta handi twabona twisanzurira mu gihugu cy'u Burundi niba ntabwo twayisanzurira nk'uko twisanzuriraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabo bafite imigambi ikomeye yo kuba bakomeza guhana na M23 bakoresheje uriya mujyi. Yego. Wajya kuba mayimayi nuko ndetse n'indi mitwe yitwaje intwari itandukanye. Wazarindi kavuga iti twebwe turashaka kugaragara nk'intwari niyo mpamvu tuzakomeza turwane paka kugera ku wanyuma ariyo mpamvu ubona ibitero sumaza mu mujyi wa Uvira bikomeje. Tukaba tubona rero ko isaha ku isaha n'ubundi urugamba rwabyuka yaba M23 yarubyutsa mu buryo bweruye yaba wazarendo ibishaka urubyutsa ariko ingabo z'abarundi zikabangira. Iyi nama yabaye mu Burundi ikaba yatuma noneho barubyukiriza hamwe bafatanyije mu buryo bugaragara. Za FARDC nazo n'abapolisi babo na FDR nabo bagahagurukira rimwe ndetse n'aba ngaba bagiye kubatera inkunga nk'uko Afurika bivuga ati twiteguye gusubirayo. Wareba ibikoresho kidakomeza kugura amadorone ndetse n'intwaro z'intambara ukabona ko nta kindi isaha ku isaha buke bwire intambara iraza kuvuka kandi ikomeye ifite imbaraga zirenze zo yari ifite mu minsi yarangiye. Hanyuma Vincent ndimo ndabona amakuru avuga ko mu by'ukuri mu bindi bintu tutigeze tubabwira bimwe rero mu byagaragaye cyangwa se mu byaranze inama y'ejo birumvikana umuhoro w'aba basirikare gutegura urugamba hano muri Sud Kivu muri Uvira ngo harimo ngo no kuba ngo bagomba kugera ngo muri Bukavu vuba cyane kugira ngo bahure na zino nyeshamba ziri guturuka za Kauzi Biega. Ubwo ndavuga wazareno ari guturuka za Kauzi Biega ndetse ngo barifuza guhita banakomereza mu Rwanda. Uranyumvira ako gatendo arashaka kugira ngo nyine nkuko nawe bivuga kuko ibimenyetso barabibonye yuko u Rwanda rudakinishwa. Kandi umuntu wifuza arota ntabwo wamubuza kurota. Ngira ngo barabibonye uburyo bagerageje kurasa mu Rwanda bari mu mujyi wa Goma babonye ibitendo byabaye n'uburyo isasu byagiye bisamwa. Kandi abanyarwanda urabona ko bari committed gukomeza gutanga imisoro bashaka intwaro nk'izo zizimya ziriya zabo. Yego. Numva nabagira inama yo kwiyahura. Ni nko kwiyahura muri make. Ni ukwiyahura si nko kwiyahura kuko kubikora no kwiyahura.
hari uburyo umuntu yishyira mu mugozi akagira ngo ari buwuvemo ariko bikarangira umugozi umuhitanye bikarangira rwose kugira ngo awuvemo bikanga neza bikarangira ataye ya nyuma kandi iyo utaye ya nyuma uba urangije amaki ya nyuma Vincent amaki ya nyuma niko bayita buriya twere kuyavuga muri iki gitondo ariko utwumva arabyumva arasobanukirwa ibyo wishyize mu mugozi uko bigenda abo nabo rero bashaka kwishyira mu mugozi nibyo bavuga bifuza ariko ngira itariki 27 byagakwiye kuba bibaha isomo z'ukwezi kwa mbere. Vise twagiye rero tugira icyo utubwira muri uwo mujyi wa Goma watangiye ukomeje kugenda urangwamo n'ubundi mu by'ukuri n'ibihe by'ubwicanyi ibintu twari tumenyereye cyane cyane rwose kuri kiriya gihe cya etat de siège guverinema ikibamo hariya rwose nibwo twabonaga hari gukorwa ubwicanyi kuva abamotari bishe umucuruzi w'amayinite cyangwa se umucuruzi wa mobile money tukumva ngo bibye bagize bate uyu munsi rero ku munsi w'ejo undi muntu wa kabiri w'ubucuruza mitiyu ndetse unakora ubuvunjayi yishwe ese iyi Goma yaba igiye kuba nk'imwe yari iyobowe n'uwitwa Kirimwami ndetse n'abitwa ba Constantima cyangwa hari icyo M23 iri buze gukora kiri buze gutuma habaho impinduka? Umujyi wa Goma rega abantu bo muri guverinoma baracyarimo kuko ntabwo abantu bo muri guverinoma n'ubundi bayivuyemo yaba wazarendo yaba FARDC yaba polisi yaba bagizi ba nabi muri ANR mu iperereza rya Kongo ndetse n'abandi bafatikanyaga nabo nubwo M23 yafashe ariko ntabwo yafashe abagizi ba nabi ngo bose bashyikire niyo mpamvu rero ibikorwa nka biriya bitazabura mu mujyi wa Goma mu gihe icyo ari cyo cyose ingabo za FARDC zikirimo ingabo za FDL zikirimo ndetse n'abandi bihishemo ariko bafite umugambi wo kugira nabi kugira berekane yuko M23 ayigenzura nta mutekano uhari uranabizi yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza gutanga amafaranga mwaba ngaba nyine babuza umutekano abaturage kugira ngo bakomeze kubikora Utoze rero umutwa M23 kiri mwa bino bice ntabwo nahamya yuko ubwicanyi nk'ubu buzabura kubera ko bahanganye n'umuntu ukomeye afite ibikoresho afite abaturage afite amafaranga ku buryo kubatuma kandi bashonje babyumva vuba kurenza uko M23 yababwira urabona yuko ntabwo amafaranga abaturage bayabona ku buryo bukomeye ntabwo business zigenda neza ku buryo bajya muri business abo rero bafite imitima mibi bahita bashaka kwifatira amafaranga abonetse batavuritse akaba ariyo mpamvu ubona nyine hirya no hino za Katoyi za Ndosho no mu bindi bice ubona bisha abantu yego kuba ari ukugira ngo basige isura M23 itari nziza berekane yuko aho yafashe kwa control byayinaniye kandi abaturage barimo badatekanye ntabwo ibikorwa nk'ibi byabura ariko M23 gikwiye gukora no gukomeza gukangurira abaturage kubijijwe buri wese kubijijwe bya mugenzi we kugira ngo bafatikanye gucunga umutekano ndetse no gushakisha abagizi ba nabi igihe ibyo bitakorwa umutekano uzakomeza ugaragaremo udutotsi nka turiya ubwo rero mu by'ukuri navuga ko ari uko ibintu bimeze Vise hanyuma rero niba rwamukwe n'ubyuva ati reka nanzure ubwo rero nawe twakuha umwanya ukabanza ukanzura noneho tugahita rwose tukurekura icyo navuga ni uko M23 ubona mu bice kontorora ugereranyije n'igihe FARDC yari ihari yego ubonayo harimo impinduka mu byerekeranye n'umutekano imibereho myiza y'abaturage iterambere ndetse n'uburezi ariko ukabona igifite inzira ndende nyine ikomeye mu byerekeranye no gucunga umutekano kubera yuko efekitifu yabo ni bakeya kuba bacunga umutekano ahantu nibura haruta u Rwanda n'inshuro 6 ni ibintu bibasaba imbaraga nyinshi atari imbaraga zo kuvuga gusa ngo barajya bivuga mu magambo ahubwo barasabwa yuko yaba polisi babongera yaba abasirikare babongera kandi bakabigisha ku buryo bwo gukora kinyamwuga atari ku buryo bwo gukora gusa nk'abafite imbunda bahagaze gutyo ahubwo bagakora kinyamwuga kandi bagakora bafite intego y'uko igihugu cyabo kigenda neza kandi kigahahirana n'ibindi bihugu mu buryo bakizera urakoze cyane Vincent ndagushimiye nawe Yes bakunze Jeune Official rero mu by'ukuri mutwemerere dusoreza hanga ikiganiro cyacu tugisubikira hangaha kugira ngo mu by'ukuri tukibagezo hakiri kare hanyuma barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima
rero mu by'ukuri udafite ubuzima buzima na roho yawe ntabwo iba iri mu mubiri muzima. Tuze gusura mu yandi masaha. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.